ugasanga umwana w'umukobwa, umwana w'inkumi ugiye gushingirwa ari muri bride shower, arimo aragirwa inama n'abagore ba single mothers n'abagore bakoze divorce. Ese urumva nk'umugore wakoze divorce yakugira iyihe nama? Mu by'ukuri namwe mutubwire muri comment, twandikire muri comment, umugore mu divorce wa mukobwa we ubu uri kugira iyihe nama? Dore inama rero aba bagore ba single mother ndetse na divorce babagira uyu mwana w'umukobwa hano muri kitchen party cyangwa se hano muri bride shower. Ari nayo mpamvu tubwira abakobwa ngo nyaboneka mwirinde kuba mwakwisisa ibirori bya bride shower cyangwa se bya chicken party, kubera ko ibi bintu mukuramo imico itari myiza, mukuramo inama zitari nziza zishobora kuba zatuma muniyahura. Ugasanga umugore mu divorce arimo arahangara arabwira umwana w'umukobwa ugiye kuba yashingiwe, akabwira ati buriya umugabo ni umwana wundi, umenye ko umugabo ntabwo ari uwo kwizera, umugabo ntakagufate ijambo, umugabo ntakagusuzugure, kandi njyewe umugabo ntabwo yamenyera, njyewe umugabo ntabwo yambwira nabi rimwe kabiri gatatu, njye ntabwo umugabo yamfata uko abonye. Ubwo uyu ni umwana w'umukobwa ugiye gushingirwa, aba bagore b'ibana barimo bagira inama. Uyu mwana w'umukobwa agiye mu rugo rusha, nyamara arimo aragirwa inama n'abasenye, arimo aragirwa inama n'abatandukanye n'abagabo babo. Mwa bantu mwe namwe nimumbwire, umugore watandukanye n'umugabo ni iyihe nama yakugira? Ngaho mbwira. Nta yindi nama yakugira atari yo kugira ngo nawe uzarusenye, nawe uzaruvemo. Ntazakwigisha ngo ihanganire umugabo wawe, ntazakwigisha ngo mu by'ukuri uzubaho umugabo wawe, ahubwo azakubwira ati umugabo wawe ntakakumenyere. Izi nizo nama baba babwira muri ziriya za bride shower. Na niyo mpamvu akenshi nta na rimwe wari uzigera ubona umugabo muri kitchen party, kubera ko amabanga y'abagore bo muri kitchen party abazwi ko mu by'ukuri haramutse ubanza na DJ abaga ari umugabo, abaga ari umugore. Ntabwo mbizi neza nimba muri chicken party DJ nawe aba ari umugore, ntabwo mbizi nimba umufotozi aba ari umugore, ariko mu by'ukuri tubabwire ko nta nama y'umugore w'ibana yagira umwana w'umukobwa ugiye gushingirwa. Namwe se niko mubyumva? Namwe niko mubibona? Ngaho mutwandikire muri comment, mutange ibitekerezo byanyu kugira ngo nyaboneka mubashe kuba mwadusangiza. Gusa tubasabe mukore subscribe kandi mukande kunzogera kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuzibona nta nimwe isigaye inyuma, mujye mubasha guhita mubona notification ako kanya. Rero iyi nama y'abagore b'ibana abo bita single mothers ntabwo aba ari inama nziza. Mwabakobwa mwe kandi namwe ababyeyi mwe, nimba mufite abana b'abakobwa bagiye gushingirwa, mubarinde ko bajya muri kitchen party. Kitchen party yafashwe nkaho ari ahantu bakura amafaranga, abantu bakura ubufasha, ariko nubwo bakuramo amafaranga bakuramo n'imico mibi, bakuramo n'inama zipfuye. Ugasanga umwana w'umukobwa wawe baramwangirije, ugasanga bamubwiye amagambo ashobora kuzagenderaho akaba yasenya urugo rwe. Ni ibintu rero mwakagombye kwitondera, ni ibintu mutakagombye guhita mushidukira, kubera ko imico yigirwamo iba atari myiza. Ntabwo umugore wasenye yakugira inama yo kubaka, ntibibaho. Ubwo se urumva we umugabo we aba yaramutaye, urumva yakwishimira ko ubona umugabo? Ko mwabakobwa mwaza mumenya ubwenge. Kera habagaho ba masenge, abo bita ba masenge, masenge akakugira inama. Rero masenge w'iki gihe n'abagore bakoze divorce. Ngaho mbwira masenge wakoze divorce, urumva yakugiriye inama. Ngaho rero wa mugabo we ugwa ku mugore nk'uyu nguyu wagiriwe inama n'umugore wakoze divorce, nta kintu uzavuga mu rugo. Urumva se wavuga iki? Kandi baramubwiye bati umugabo nakubwira uku nguku uzahite witahira, umugabo navuga uku nguku uzahite witahira ntakagukange. Ntacyo wavuga yarahuye n'umujyanama nk'uyu nguyu. Gusa turasaba abantu kubyirinda, kwera ko hatari byiza.